X erega Muyango nakimenye hariya ntago byari bwarangiye, erega Muyango nakimenye ntago mubazi, Muyango nakimenye ntago mubazi, sinigeze mberekana ngere Muyango jewe ikanombe nabaga i Kigali, nabaga nicaye hariya, nabaga hano, n'abantu nzi neza, izi si inkuru zingeraho, izi si inkuru zingeraho bro. Muyango nakimenyi bibereye mu kantu k'akabureke, bari muri bureke, baswera bagina ntago baba barahabye imihanda, ntago bashobora kurekana bro. Muyango yakunze Kimenyi, imboro ye yaragiye hanze. Do you know what that means bro? Muyango yakunze Kimenyi, urwoga mabondo yararanje, twararanje kurureba twese turuguma nabone. And then you think with these small things rugiye kubatandukanya you guys. Ukirikare bungiye kubivuga kugira ngo abafite icyo bashobora gukosora bagikosore bitaragira kuri Afrimax ukuntu yazimye cyangwa ibiboro bindi navuze ukuntu byagiye bizima. Ubu ndatangiye, ubu ndimo ndavuga. Muyango barakurikirwa cyane, ariko Muyango yabuze abantu b'abanyabwenge bashobora kumugira inama. Muyango yamaze igihe kinini mu magambo numvishe arimo arumva ko ngo Keza Teriski arimo aramuteranya n'umugabo we Kimenyi. Mu makuru mu live ibintu barimo baravuga ati niki, ngo ni ibintu yarasanzwe azi, ngo Kimenyi abwira Teriski, ngo Teriski agatwara mu bantu. Amakuru amwe barimo baravuga ati Teriski yashakaga ko Kimenyi amuswera. Muhamagare Kimenyi aze hano, ngiye nkunda kuvuga bambona, ngiye si nkunda kuvuga ngo kandi ngo umuntu ngo bamwohereze ibintu ngo nagiye mbashaka mvuge umbona. Amakuru abantu barimo baravuga ati Keza Teriski yashakaga no aho mbeshye iki. N'abanyarwanda mumbwire nabeshe, wowe mwandike muri comment niba nabeshe, numve je nabeshe. Mwumve inkuru mukurikira inkuru n'ubwenge n'ububuke, kandi ubu ushobora kuvirewe ngo Dumba yaravuze ngo Keza Teriski ngo yasweye Kimenyi. Keza Teriski ntabwo yasweye Kimenyi, icyo ni icyambere. Icya kabiri, ukuntu ndimo ndabivuga ntabwo nanjye mbihamya, ndumva baravuga ngo amakuru angeraho ndumva barambwiye ngo nkashiraho ngo Keza Teriski yashakaga guswera Kimenyi. Komeza inkuru. Ubu tugene n'abantu bakunda kumva inkuru, badakunda ibintu byo gushira mu ubwenge. Kenshi najyaga mburuka abantu bafite ubwenge, ariko ino minsi nagiye gusanga muri block list yanjye murimo abantu benshi. Ubwo muri block list harimo abantu 5,000 ni nk'aba followers bande 5,000 na burotse. They are so much. So narushe kubloka abantu. Murabizi ko I have blocked so many people, so I don't want to block anymore. Ariko naringeza aho ngaho. So rero ikosa ho rizira, ikosa rinini. Flyer isohoka ngo iriho Keza Teriski, ngo Muyango yarayibonye ahita hamagara akabari bazakorera. Ibi mushobora kuba mwabyumvishe. Arababwira ati ngewe Keza Teriski nibaza aha hantu ntabwo nzahaza kubera dufitanye amakimbirane. Murahitamo ngewe cyangwa murahitamo Keza abari waza. Ngo mu kabari baravuga ati ese Keza ninde n'iki naki ku buryo yatubuza Muyango. Bahita Keza bamukuraho. Keza bamukuyo ahangaha niyo ngigo hose niho rwugarire naho ngarukira. Niho ngiye no kugarukira ku byambere nagiye mvuga ibintu ngenda mbivanga. Iyo ukurikirana Dumba ugenda ukurikirana cyarimo kumwe mwarimu yicara hariya ukagenda ibintu bivanga ugakuramo isomo rimwe. Ahangaha ni rwugarire. Ngo rero
Muyanga arangije guhamagara akababwira ati njyewe ntabwo nza kubera Keza dufite nyamvya kubera ngo Muyango yari yarangije kumva ko Keza Teddy ngo ashaka guswera Kimenyi. Niyo makuru numva. Niyo makuru angeraho. Muyango ahita aravuga ati umuntu ashaka guswera umugabo wanje X erega Muyango na Kimenyi hariya ntabwo byari bwarangiye. Erega Muyango na Kimenyi ntabwo mubazi. Muyango na Kimenyi ntabwo mubazi. Sinigeze mberekana ngere Muyango jewe ikanombe nabaga i Kigali nabaga nicaye hariya nabaga hano ba Muyango na Muyangara ni hawe umwana Muyangara ni hawe n'abantu nzi neza izi si inkuru zingeraho bro. Muyango na Kimenyi bibereye mu kantu k'akabureke bari muri bureke baswera bagina ntabwo baba barahabye imihanda ntabwo bashobora kurekana bro. Muyango yakunze Kimenyi imboro ye yaragiye hanze. Do you know what that means bro? Muyango yakunze Kimenyi urwoga mabondo yararanje twararanje kurureba twese turuguma nabone. And then you think with these small things ngo rugiye kubatandukanya you guys. Oya ibyo gutora ubusurira ntabwo narabutoreye ntabwo mbabeshye kandi nimukazajye mumburanya ibintu nzi. Nimukazajye mumburanya ibintu nzi. Inchemaze kumva Kimenyi na Muyango bane waragitura bro. They are my people. Ask Kimenyi we fata Kimenyi umubwira ati ibyo Dumba arimo aravuga niba okay ndabizi hari umuntu usura kuba wegereye Kimenyi Samuel cyangwa Muyango ahantu hafi ntabwo bajya babura muba mufite amatelefoni Dumba murangurikirana baza Muyango niba uri hafi na mubwira ati Muyango kamye ibintu Dumba arimo aravuga nibyo. Nakuwe Muyanga ni hamucyongereza no mwiringara no muri Espanyol bamwita Muyango. Kandi umwana witwa Kimenyi icyo gihe ewana yafataga izamu bya danje nge iyo turu mperuka nyumva yanatorewe Kimenyi ewana yabaga yafashe turu kabisa kagenda kamanuka kavuga that's my boy. Wera umuzamu w'Amavubi nkavuga uyu ni umuzamu w'Amavubi kweri. He murabaza iki muzami wama navuga this is the goalkeeper kubita umwana twege akamugeza muri Espanyol gia akamugeza mu gifaransa avuga ati wewe Kimenyi weye nambira Kimenyi. So rero abakaritasi mumamagarire je hari ibintu mba nashaka kuvuga je adahari mubwire je ahariho hose mubwire je ngo mfite amafaranga ye mubwire je ngo mfite amafaranga ze yiruka. Ikosa ho ryabereye ni Muyango guhamagara kabari agahita babwira ngo ya Keza mumukureho nawe nshaka murafata njyewe cyangwa murafata Keza wenyine. Iyo ni ikosa rinini cyane Muyango yakoze. Ubundi mu Rwanda iyo uzi ko ufite umwanzi shaka ukuntu k'uwo mwanzi umwereka ko ubizi ko ushaka no kwiyunga. Ariko anytime werekanye ko uwo mwanzi wawe ko mwangana anytime akazi kauraza ko karuzinga koza abanyarwanda mu kintu cyitwa ishari cyangwa kugenda ewana kugambana. Umunyarwanda arakugambanira paka wallahi uragwa.
arakugambana. Rero Muyango yakoze ikosa ryo kuvuga ati Keza nazi. Uzi iryo kosa icyo ribyaye? Ushobora kuba utaramenya iryo kosa icyo ribyaye. Muyango yari umuntu yari yitangiriye aka YouTube karimo karatwika, ubu nsubiye kwa Bayago. Nsubiye kwa Bayago, bimwe nakubwiye ukuntu YouTube zabo zagiye zasenyutse n'iki n'iki. Muyango yari afite aka YouTube karimo karatwika, atangiye content ye neza. Ndashaka kubabwira ko YouTube umuntu nka Muyango nukuri kw'Imana content za Muyango ziriya mu kwezi kumwe yari kubona amafaranga akwira ibihumbi 4 by'amadolari. Very easy. Content Muyango arimo arakora kuri YouTube nukuri kw'Imana bijyanye na Muyango ukuntu yibrandinga social media platforms zize, ukuntu ashobora gushira ikintu yagisohoye. She can easily make $4,000 in a month. Ugashiraho host, ugashiraho bimwe hostinga to the extent ko kumwaka ku kwezi amafaranga income ya Muyango ishobora kugenda, kubera Muyango ya hostinze ahantu bamuha facilima miliyoni 1 muri weekend. Muyango ashobora kurira miliyoni 2. Okay, ku kwezi Muyango ashobora kurira izindi miliyoni 4 zivuyemo guhostinga. Bimenyesha ko Muyango ku kwezi YouTube ye imeze neza ashobora kuba yinjiza miliyoni 8. Ariko Muyango ni yahuye n'abanyabwenge. Buriya Muyango ikintu yagombaga gukora, yagombaga kureka Keza Teriski akajya kuri Flyer. Kozi Keza Teriski ikintu yakoze cyahise kizana akavuyo. Ubu ngubu bijyanye na Sagi hari n'abantu kuntu irimo iragenda. YouTube ya Muyango ishobora kuza, abantu bashobora kuyihararuka. Ndasubiramo, bijyanye na Saga zabaye n'ibintu birimo biravugwa n'iki na hano na YouTube ya Muyango abantu bashobora kutayiha attention, bikaba byavuye kwa Keza Teriski. Bikaba byatangiriye kwa Keza Teriski yanze ko abari kuri Flyer cyangwa yanze ko bahostingana. Ubwo se Muyango aho kugira ngo ahomba amafaranga no kwemera Keza Teriski akaza akinjira bagahostingana, bakabona n'umuntu akaza akabicaza kusa akamubwira cyangwa akamuhamagara baje hostinga, akamutwara muri akamubwira umukobwa mugenzi wawe ngo tugiye tuvuge, mukamubwira ati umugabo wanje uramushaka hico, urashakira iki ku rugo? Urugo rwanje rushaka ndagufata nkagutwara mu aho twagiye guhostinga, nkababwira ati mudutize room nkakwinjiza muri umukobwa mugenzi wanje. Kandi cya Keza nacyo kishobora kuba cyari cyazanye umutima mwiza. Keza buriya gishobora kuba cyaje nacyo cyagiye kuri iyo Flyer cyabasabye no kuba yo kugira ngo kigende nibura gisaye kuri nacyo amagambo yararimo arasaturatinga hano, cyumvishe ko hashobora kuba arimo barakivuga cyangwa Muyango ntabwo ari warumvika kikavuga reka tugende duhostinga turaza guhurirayo. Ntiduhurirayo hari ukuntu dushobora no kuganira tugakemura ibibazo dufite, kubera n'ubundi ibi bintu byose nta muntu n'umwe uba ufite ukuri, nta muntu ubuze ukuri kose. Ndero Keza Teriski nawe yashatse kujya kuri Flyer kugira ngo bahure na Muyango, mama kigende nacyo kiyunge nawe, kubera cyari cyararangiye kumenya ko ni cyanzi n'iki. Muyango ahita aranga, ahita abwira abanyiri kabari ati reka ahari Keza ntabwo hajya Muyango, ahari Muyango ntabwo haza Keza, ababonye umwanzi uzanamutera. Ni ukuvuga yari afunguye umuryango wo kuba yaterwa n'umwanzi aturutse muri iyo nzira. Niyo mpamvu mujya mubona ko Dumba ngewe kenshi inshira ubwumvikane imbere. Urumva? Shira ubwumvikane imbere.
ku buryo njyewe nshobora kukubabarira umutima wanjye utakubabariye, nshobora kukubabarira umutima wanjye utakubabariye, ariko umwanya muri cya gihe twumvikanye ko nkubabariye nkaba nzi ko nta mwanzi wantera aturutse iwawe kubera twarangije kwiyunga, njyewe nkakoresha igihe kugira ngo I heal, nkakoresha igihe kugira ngo nzakubabarire nibura hakeho igihe kirekire, ariko nkaba mfunze inzira umwanzi ashobora kuntera aturutse kubera twiyunze. Ako kantu mukumve, ako kantu ni akanyabwenge muri ibigoryi, muri ibigoryi, muri ibigoryi, muri ibicucu, muri ibigoryi, muri ibicucu. nguhaye password, nguhaye password. Banyarwanda niki ntabakoreye, niki ntabakoreye, Dumba niki ntabakoreye, mbahaye password. Uwatangira yivuba arimo arumva hano twavuye narababwiye Dumba uzahomba, mufite umwarimu umwe, ubu watangiye password arungutse, uwatangira yivuba kiri kumwe nanjye ubarungutse, urungutse. Dumba niki ntahaye abanyarwanda. Niba turi kumwe 5-5 bwira ngo Dumba 5-5 turagukurikiye number 1 in the game. Mvuga ngo 5-5 turagukurikiye. Ezekiel ivuga ati 5-5 turagukurikiye. Haraka kuna kuteremo kwa kichwa zinazunguka. Aho rero tugeze niho ruzingiye, ni naryo somo ugomba gukuramo. Ubu ngubu Muyango niba ari umunyabwenge, yatangiye umushinga wa YouTube kandi mbona ko wamwinjiriza, kandi YouTube Muyango YouTube yawe urimo urakoresha God is pretty expensive. God ibintu bitarimo biravamo ibikeri, ntabwo azahaguma. God ibintu iyo YouTube yawe itarimo irinjiza ibikeri ntabwo azahaguma. God ndamuzi, God ni God akunda ibikeri, God akora gutya. God umuntu afata Roskana akamutwara za hehe kuri miliyoni 18. God nibwo shooting video, no kuvuga ko God ubwo bora ashobora kuba arimo aragusaba amafaranga menshi kugira ngo shooting izo boro zawe. Ndazikunda, ziri very clean, I love them, ndashaka content, mbashaka content nka ziri content ziri very clean kabisa. Muyango hariya you're killing me, your content is sick kuri quality ya video, iri sick kuba waratekereje igitekerezo nk'icyo cyo kudatinga. I swear it's off the hook, but you have to make sure ibi biboro urabirwana kugira ngo bisubire neza mu nzira, bitaraba affected n'aya matiko arimo aragenda muya. Cause your content nayikundaga, I love it, nayikundaga, ariko nibipfa abantu bari hano ndabinginze, nimubona content ya Muyango itagitwika itakirebwa cyane, mumenye ko ibi biboro ibi ngibi bakoze ibi aka kavuyo niko ka bya affectinze. We Kazunguka boss ugeza ahantu utangira kunsaba imboro yanjye ngo yirebe, sibyo? Urumva ufite mituyu nyinshi, ku buryo uza hano kuri live yanjye ukambwira ngo nkwereke imboro yanjye. Okay, kanyikwereke. Muzabona ibintu si ushaka kureba. Wanna see my dick?
kigoryi. Don't try me cyangwa ushobora kubamo wimejeje gutyo ukajya kubona nyikuye ukabanda wamugana ibiri murambwe ukajya kubona nyikubisika ukanyikubisa imbuga. You just there, you don't know who you're playing with, my friend. There's some people, there are abantu, people like me. Here they are crazy in their motherfucking life. I'm fucking crazy. You can ask me something ukabona ndagikoze. Don't mess around. Pick some people, not me. Look at you, my friend. Watch out. Watch out. They don't play with Dumba. You know ntabwo ari imikino, my friend. Nk'umweretse ball. What would you say? Utangiye ingeso mbi. Kazungu ka boss, genda wicare mu kaboro kawe ka yero ucuruze mitiyu yawe ureka imboro yanjye. I see you. Oya Kazungu ka boss, mumureke ni mu mutemo. Ntabwo nshaka ko gasemu bamuteze gishobora kurirega kira erega icyo nacyo kinike kiraho ngaho nabidanje. Umushobora kugitamo nkanga, mukajya kubona kirarize cyicaye kuri mitiyu gitumijeho wa mugore cyarongoye mu murima w'ibijumba kirarize. Dumba yaneza abantu. Urumva? But all in all, ndasubira ku ijambo, ikintu Muyango azira ni ukutemera ko Keza Teriski bahurira hariya haboro. Kandi ibyo nanone byongera bigasubira kuri cya kiboro natangiriyeho, ataba Karitasi banga kurya gusangira. So Muyango, umutima wo kudasangira na Keza Teriski ushobora kumuhombya byinshi. Aha tugeze ahangaha ubu ngubu ahangaha ngeze. Ariko Dumba bazi ko uri umwami w'imihanda cyangwa barabizi. Everybody knows ninde utabizi ko ibi bintu mbikuriyemo. Dore mane ejo bundi naje nsanga nanjye no kuzana imvi bro, kumenya ko ibi boro mbikuriyemo. Namvi muri bo murabona hano ra uruhara rwo rwaje, ariko imvi sinarinze ko zizaza mane. Urusuruvira ibi boro, kumenya ko ibi boro mbikuriyemo. Aho ubonera ko umutipe ewana ibi boro arabikoze hano. Dore imvi zatangiye kuza, uruhara rwaje runsanga hano. Noneho n'imvi ziraje zinsange hano bro, ndarenze. Nawe shaka ikintu ukora uruhara rugusangeho n'imvi ruzigusange. Icyo kiboro urabuyoboye. Ubona batatubesha mu kago na Kimenyi n'uruhara rwaraje rushaka kasuku gisukwiza wa mipango wanjye. Se je areka tubanze turebe je niba ahari. Hagira umuntu umamagarira je. Hagira umuntu umamagarira je. Hari umuntu wo kubaga, mumbwira umuntu wo kubaga aho ngaho. Muyango na Kimenyi amugana conclude, ndimo ndavuga ati Muyango uzira kudashaka gusangira umugati, ariko we na Kimenyi ndabizi ko muzasubirana nta bidanje bya danje. Urumva? Kandi ntabwo naje hano
bese kari kuvuga mu yango nakimenye bese kari kintu naje hano kubwira abanyarwanda umunyabwenge yacyumvishe nuko abanyarwanda baba mukeneye gukora mufatanya niba ushaka gutera imbere muri societe yose irimo abanyarwanda ugomba kwereka ko murafata